kumva ushaka kutangaza ngura miliyoni nk'ebyiri ngura miliyoni icyo rwose kamaze bivuganeho n'uyu mujama mubyigeho nimba hari icyo mufite mwambwira nta kibazo twongeye twakize byaragiye ahubwo bagiye twakoraga mu mufuka tugakoramo igiceri cy'ijana cyo kugura itabi none ngo miliyoni 3 ko byatangiye. I don't want peace. nanga umuntu ukunda kugira ibintu by'ubugoryi se mani gute reba nk'igihe mba nahagarariye aha ngaha nkaho negereje umuntu uri bumpa amafaranga ubundi nkaho uramo amafaranga uramike amafaranga asundi wowe ukuza wicaye hano ubundi bita byawe ubundi umbonye nicaye umbonye mpagaze umeze nk'uwicaye rwose uravuze ngo ndicaye kwanza ubwo bishatse kuvuga yuko ndi mugufi rwose ubura nabyivugiye sawa gasongo we songo ubwo rero waruzi ko rero uri muremure umva rero ikintu ngenda nari nkuhamagara kugira ngo uze hano ahubwo mbwira mubwire kabwirwe nkuru ubundi wowe ugiye wamamagara iki ubundi wambaye nk'igendera ntabari bya bindi by'ubujura ndi kubona umusatsi wawe umeze nk'uw'abajura ariko se iyo umbonye uhita umbonamo ibintu by'ubusambo uzi impamvu ntabwo nyine nuko ufite umusatsi kumva reba nk'ubwo urusatsi rwawe ushobora kubona na gitifu akahita akujyana ubwo rero reba njyewe akanyogosha mba ndiwe reba n'uwo musatsi wawe uwo musatsi wajyana ni amahurunguru yihorera ariko wowe dushobora guhura na gitifu akahita akujyana umva rero ikintu naguhamagariye urabona ko ibintu bigezweho by'amafaranga ni ba bantu baba bafite amasambu rero iyo udafite isambu ntabwo uba ufite amafaranga ako gatekerezo ni sawa buriya rero nungutse igitekerezo nabaho naba umuntu nungutse ikintu cy'igitekerezo ukuntu muri ba bantu baba bashaka amasambu yo kugura ukuntu navuga ngo uri kuvuga ibyo by'amasambu kubona mwaheze mu bukode uri kumva iyo sambu umuntu urayikura he oya ibyo ntabwo ari byo ndi kukubwira dore ko mani iyo nkubwiye uhagaze n'ibitekerezo byawe biba byahagaze byabari humura bana gute ko nta sambu mufite ko nta n'ikintu mufite ubwo reka nkubwire buriya njyewe nungutse igitekerezo nsanga naho duhagaze gutya twahita tuhabyaza umusaruro ntega amatwi wumva rero nkubwire njye igitekerezo ndi kukubwira ntega amatwi unega amatwi ayo matwi yawe uyakurure neza cyangwa nyakurure sibyo njyewe ibintu ngiye kukubwira ndakuruta urumva iyo umuntu akurusha umusatsi aba akurusha n'ubwonko sibyo ntabizi ndashaka yuko n'ahantu duhagaze twavuga ko ari mu kwaki ahantu hose uzajya uri kugenda uzajya uhitirira ahawe kuko niwe uba uri kuhagenda kandi nawe uri kuhagenzura vugira utamenye rero mu kagari ka Ryakanimba uri kumva ko ibintu bijyanye n'amasambu byihagazeho rero kugira ngo Ryakanimba TV ikore neza igere mu cyerekezo Ryakanimba ibe Ryakanimba no kugurisha ibibanza kugurisha amasambu ibyo bintu bigezweho rero niba bari kuhagurisha nka miliyoni 30 tuzicemo kabiri tuhagurisha miliyoni 15 sha hano hantu umenya harimo amafaranga menshi nese ibitekerezo none wabikuye ibyo bitekerezo nge byo bimaze ahantu hari ibibanza byiza ahantu akose wajya kubaza ikibanza hano ruguru akamoto ko kajya kataha ariko nibyo ntago nibeshya ahantu rwose umuntu hari imiturire myiza rwose inzu yose yahajya rwose ahubwo hakintu bite byanyu mumeze neza kuri n'amakaye ugiye jewe ndi gushaka hano ndahabonye mbona hari imiturire myiza ubuse hano hantu nta kibanza wandangira ubundi twamukoresha ubusambu uyu muntu ashobora kuba ari umutubuzi mwandangira hano murabona ndi mushyashya inaha mwandangira nyine ibintu by'ikibanza nyine namwe murabyumva mwari mufite sawa nkaba twebwe ahantu hacu haba hihagazeho ni ahantu umuntu yakira nk'itaje itaje yose wabona ntagize amahirwe naba nabyukanyisha abahungu genda nazengurutse nazamutse none ngize amahirwe ahubwo muhite mumbwira ngize amahirwe igihe nagendeye hose rwose mbese ngira amahirwe ngize ishabo ntabwo ubwo se kiba cyatwara nkangahe icyo kibanza namwe mugerageza n'aho mubizi wari ufite angahe ngo tuvugane
hoya turashaka wowe icyo wumva ushaka rukumva ushaka nk'icyanga nk'icya miliyoni nk'ebyiri buriya miliyoni nk'ebyiri ari icyo ngicyo rwose kamanze bivuganeho n'uyu mujama mubyigeho nimba hari icyo mufite mwambwira nta kibazo twongeye twakize byarangiye ahubwo mu gihe twakoraga mu mufuka tugakoramo igiceri cy'ijana cyo kugura itabi none ngo miliyoni 3 God have mercy upon us. tubiganiyeho njyewe na mugenzi wanjye murabyujuje uri kubonamo hano ahangaha hano ruguru aha hose gatambikira hirya uri kubona ko hano umuntu yashyiramo umuhanda ubaye ufite akamodoka rwose mu Kanimba bamajije gutera imbere ufite nk'akamodoka twataho umuhanda hari abakasiza none ushaka kubaka wanatwihera n'ikiyede oya n'ikiraka ikigoryi noneho ndakibaje nako twavuze ngo ushaka no kubaka twakurangira abafundi bahubaka n'abayede tukabafuta ntari munaziranye mbese ubwo ngo n'ubundi mwebwe twahita dukorana n'undi nk'uko mwamundangiye okay twagiye ku biciro reka mbanze mvugane n'uyu mudamu waretse nk'abanza nkigira mu rugo nkajya guhera bya byatsi by'inkwavu bataza kubita abandi baravuga ibiciro by'amamiliyoni wowe ukavuga ibyatsi by'inkwavu inkwavu se zabura bataza kundasa mwana papa se mukuzi ariko buriya ubwo nagenda amafaranga ataza kuyirira njyenyine ariko mwana nta kibazo wagenda ukagenda ukahira izo nkwavu ukaza nyuma ntari sawa Jesus uyu nguyu wabaye agiye tugiye gusigara turavugana turaza kuvugana mu kanya turavugana ntaribi sawa aho bundi nuko bimeze uriya naba nagiye nabonye wowe wajya ngo ni nawe ufite experience ibi bintu by'ibibanza bimazemo igihe hano mu Kanimba ibintu bijyanye n'ibibanza yubakire ubutaka amaterasi abantu barabanza bakancaho ndi umukomisiyoneri ndi umuvugabutumwa ry'ubuvugabutumwa ntabwo bukora muri ibi bintu ubuvugabutumwa mu bintu bijyanye n'imyubakire ndabakangurambaga ubukangurambaga n'ubuvuga buri kanyabutaka buri kumva ko ari ibintu bijyanye buri kanyabutaka ntabyumvishe aho bundi tuvugane uvuga ko ushaka ibya miliyoni wenda kitarengeje nka miliyoni 3 ahangaha uramangana ahangaha hareba nkavuga nti oya urebye deja reba aho kiriya giti kirimo umuti ureba ukaza ukagaruka ugakubitira kuri uriya mwembe reba na ririya poto aho rigarukiye hariya hari ikibanza niho kigarukiye kugarura ukaza ukagera hano ku muhanda ese buriya ebyiri ntabwo mwageragereza nyine tukareba ukuntu twabihuzahuza nyine urumva n'undi ebyiri kamanze mbitekerezeho ko miliyoni 2 rero miliyoni 2 ubundi abasha kuzibarara n'ibihumbi 100 sindabitunga n'ibihumbi 20 sindabitunga ngo miliyoni 2 naribi niyo wanyihera imwe buriya nta kibazo kwa muganga barebe kugifite ubwonko buriya nazajya nzamugiye mwamuhatuye nkazamavomera amazi mukama igiceri najya mbaha abana bakanabavomera igiceri nari nibeshye nimumbabarire kwibeshya bibaho ndabyumva ahubwo mbwira weho naribi ushaka wa muhungu yagiye gushaka abagabo tuba tuziranye basinya nuko tubyanzuye kibaye ikigoryi noneho waraye yagiye kwenga ahandi kandi kuzi
mwagiye kwengayo ishimineke urarya inzara izanaguhitira inaha umva Gahishe ki? mbona ureba Utekamo iki? ngo bavuze ngo ko muri gupanga ibikinundo Uyu waje ambwira hawe n'undi muhungu ngo ni umukomisiyoneri. wabyemeye Ni abatekamitwe aba ngaba. wambwira ko waba wabyemeye Ako babivuze ukuri. ubu bakweretse mu kwa rubanda ugira ngo Bari bari kunyereka ngo ibibanza byose bya Runyiga. Ako babivuze ukuri ngo umugabo w'igikoma ntumva n'igikoma. ngo mama ngo yagiye ngo kwenga hehe agiye kwenga hahandi kandi uzi ko uyishima imineke inyuma y'umuvugo Mbese ibintu ndi kumbwira n'ibyo bantu aba ni matekamutwe buretse ngo urahati ibingibi ngo tubyihoreye ni abatekamitwe bari kumwe. Ubu ntabwo ndi kubyumva neza. Ahubwo wewe aba bantu ubundi iki ngiki kizi ukuntu imineke iryoha ngiye hari ibintu biba buri gukina nabyo byereka mbasobanurire ibintu dukina nabyo njye nimba nafashe ariko rata ongera ukubite kuri yanjye ngo mama yagiye kwenga ngo harahirya kwande harahirya kwandera kwa kirimbi kwa biyakare bakirimbi niwe yagiye kwenga niwe yagiye kandi uzi ko imineke ari umutobe n'imineke nabuze ukuntu usoma nk'uri gusoma supadipe ahubwo supanete yiwe y'inkombozi reka nigendere imineke ngo barenga imineke urambonera igihe cyanjye runtesheje rwa rugingo. Ubu ngubu ariko ntabwo bari mu zongera kunsubira. Ubu ngiye gushaka umuntu uri professionnel. Ubundi umuntu wize nkanjye wasirimutse buriya abatipe iyo bantekera umutwe ariko ubu ngubu mbonye